n'ubu nturabona umugabo ese ibyo byagabo n'ibicumbaza ubushizi bw'isoni bwawe ubugare bwawe nibwo butuma utabona umugabo rero ahubwo se ubwo bazamumenya none ushobora kuvuga ko njye none ubu byambara ndindaya ngo nitwa fofu ahubwo nawe ubimenyere ubu ngubu witwa SP ntabwo cyitwa Esperance ibyo ngibyo twabasize mu cyaro n'ibyo urese utari mereye nabi ngo shabiga hano twavuye ni kure wo ntabwo uzi iwacu ko ari kure cyane n'iki kizuba Oui. Yes, Flay. Ni sawa. Umva long time Petra uranye. Twarabaye nayo maze iminsi ndi gukora kuri tele Butare. Ariko noneho ndi Kigali ndashaka uburyo kabisa ndakukureba abantu. Ndashaka uburyo washakira akana keza. Aha. Sha Fred. Amara Fred maranye iminsi kabisa. Urabizi ko nawe nyine akazi kose nyiretse ubufofa ari bari nako. Umva mfite akana keza. Umva kari seriye ahubwo so uri seriye. Umva ni umwana nyine ukene urabyumva uri seriyeze nyine ukuntu umva kandi nutinda nyine usanga bamutwaye urabizi nawe sinjya ninzamo. Turabana ariko nyine ahantu yaragiye hanze gatoya ariko namureba mugahurira hano nta kibazo. Nta kibazo rwose karibu. Aha ndabizi nawe ukorera imbere. Sawa wowe bigira ikibazo. Sawa. umwana se ni umwana ndi kuvuga ni wowe. jewe cyane Umva haguruka muri ukuntu wambara wisige ubundi rero ngura bicyoke. Biravuga ngo urigeza ukunza ahubwo. tumwe nabonye umugabo akwese pe wagirika ese ko mutangiye gusara urubutarabana n'umuntu ngo wabonye umugabo. Umva reka maze ngukoreho ryake ubundi urebe ngo urabicyuki cyangwa ibyo uri murambwira ntabyo nzi gabanya imihindo umere neza shamu ugire acyuki ubundi tujya muri miro maze wirebe. nizo amatsiko cyane. Nizeye ko kuko witwa yakundanira za Esperance sinzizi ziba mu cyaro. Oya ntabwo sibya n'isupe. Wewe Mudugu gize amahirwe ndakubona. Muraho. Wamfashe tugashaka umukobwa wanjye ko namubuze. Esperance yase? Hi. Umuburiye he? Twarashakije ahantu hose twaramubuze. Yego. Hajya afite imyaka ingahe? 36. Yego komana. Muze nawe rwose witetse. Umuntu w'imyaka 36 usabura gute? Twayoboye yagiye twarashakishije. Oya. Uri murambesha ntabwo muri imyaka 36 yabura. Nukuri twaramubuze. Yego komana. Muze sinzi uko ukuri bibigenza ko nje ndumva umuntu w'imyaka 36 atabura. Ntabwo ari umwana wo kubura pe. Muse twararangishije twatanze amatangazo kuri radio no kuri televiziyo twarahebye. None se ungufashe kimuze koko nimudufashe nk'abavandimwe n'umuyobozi nase undi warugiye he nari ndimo ndajya gushakisha ugushakishiriza he i Kigali koko naguse ngaho muze ngaho genda urebe kuzamubona ko kabyaraho ko nge racyo nakora umuntu w'imyaka 36 ntago numva ukuntu yabura
sawa muze sawa ngaho maze ufashe umubone we Fosco nabacu koko sinari kubwiye sukagira ngo epfunu uri gusa ari kurebe neza nahinduye nukuri nuko najya niyitaho nawe ubundi uri icyuki nyine ndi wawigira wabibunya cyaro yo nagukura mu cyaro so bakuzamenya ko ufite ubwo bwiza bumeze ahubwo nta guhera no munsi mugora nsukunguye ku mana we uri kureba ariko cyane wagira ngo ntago ari njyewe njyewe Esperance nabaye Esperance iryo zino ryibagirwa rive mu nzu yanjye neza ahubwo se ubu uswa mutipe no kwamagana byashoboka ushaka ari kwamagana Hello. Ufite? Ni safre. Muri mugo ko ndi ukomanga na urunyingurira. Waje okay sawa reka nza ngikengere. Sawa. Cyo mutungo wawe. Reka nyide. Kaza mu muryango. Karibu. Birakwiye. Shawati kabisa maze iminsi uri mu kazi gutari. Niyo mpamvu umeze neza ariko. Umva meze neza gusa nyine urakeye mana umva nambanza yabwiye. Rero no kuzana kiriya cyaha. Umva umwana ni mwiza. Aritonda. Urabizi nyine. Awuzongera guha pasi nyine z'ubusa. Uyu we noneho shobora tuva mu byawe. Ni igikwe nta kundi. Kiravuga ngo mbere kujya tuvuge n'ibintu by'amafaranga gutya kabasana. Kandi Fred binatangiye. Urama ngaho ngo tubyumvikane vuba bakiri kare. Ndakubwiye ngo ikibazo si amafaranga maze igiye kuri te. Ndashaka kugira ngo muri massage ku cyana cyiza. Sibyo? Kirafariko. Fred. Aha. Sawa, kandi muzanira icyana. Kuko nawe tapata we ko mbona uko kujegera. Amagambo ubutangiye kandi. Shabuka bikore mu wiki. Poli nubwo duhere ku munsi mubi umunsi wo kugwa kwawe gusa ariko no kugwa kuriya hari icyo binyeretse gusa umukobwa mwiza cyane sibyo yego nakwita ndetse anite SP SP kazina keza cyane akoze rero nitwa Fred mu rugo ni nanga i Kigali ariko nkorera mu ntara nkunze kugira akazi kenshi cyane gusa igihe nagendeye naho nkorera hose nta mukobwa mwiza ndabona umeze nkawe mana we siko kuranyo wankunda umva ndakubwiza ukuri yuko nta mukobwa umeze nkawe nahura nawe sibyo ukoze cyane ufite amaso meza iminwa myiza gusa nari ngiye waremewe ukoze no kuri ndumva nishimye ntabwo nari nzi ko nanjye nabona umuntu wankunda meze neza kandi hose meze neza nanjye iwacu naturutse Butare ariho nkorera nawe ukorera Butare ni gute nawe nakubona SP gusa nakwishimiye cyane yego nazo nkubwira ko kuva navuka nta wundi mukobwa nabona mwiza nkawe sibyo nanjye nakwishimiye isureba neza akoze cyane uwanjye pe
kunandi koko wankunda seve nikubwira no cyane n'ukuri banishimye Beka ubona bimeze nk'ibyaciyemo fo urabizi kabisa twapanze deni nyinshi ariko iyo tekereza ari ya mbere ni yanyu sininaye kubwiye se ubu ni umuntu uratawemera kabisa aho nguyemo Bemera cyane urabizi nyine na hano tugira gahunda nyinshi cyane ahantu ushaka kumutwara hari amasaha ndabona utageze rwose okay nta kibazo ngiye kubareka ngende ya ndashaka kugira byibuze nkoherereza message kuri telefone yawe kuri momo namba nawe kubwiye ukinjira ngiyeyo noneho ngata wemera yemba baryo n'umusindi birabigaragaza kuri kansenge bakubwire nuztamuzanye telefone ntuzanye rwose kumamagara rwose ubwira ngo amushaka fofo ikibazo kwinjisa amafaranga ndabizi niyo mpamvu nyine ugomba nkubwiye kwanza mbanze ngushimishe kuri momo yawe telefone y'ingu ntabwo ari ikibazo that's right nicyo ngicyo nta kintu ngira namba yaye nsanzwe okay urabona nta kibazo hanyuma ikibazo cya telefone cyo nta kibazo nzayikemura n'ingaruka sibyo okay Bye. Sorry. So, see you. Avoy. Kenda Sorry. Rega nta muntu nyine za face ngake twumva kwimuka cyane n'uruzasobe n'abanye bakubona bakavuga ati ntago ari umukobwa wacu ngomba kunyigisha kuba umunyamugi cyane sigese nakubwiye wowe tangira umva ko wabaye umunyamugi wageze mu mujyi naho ubundi ibintu byose birizana rero tugire aho twitegura twigisohokere dore momo ziba ziri kujegera tuguma no gusohoka rero tukimwira ubuzima ni buto twigirira tujye twitegura aho twigendera nikosha reka nkubaze nta mukobwa wanjye wamboneye yabuze ryari muze uyu amaze iminsi myinshi twarashakishije ahantu hose twaramuhebye urabona umuzi urabona hari aho wigeze kumubona uyu ndabona akuze byanga bikunda zigaro yari afite ikibazo cyo mu mutwe oya ni muzima pe mwana ni ukuri nimba hari aho umuzima ndangira uze genda wicara utuze kuko none afite imyaka myinshi azaza nta kibazo uzamubona afite imyaka myinshi ariko yarabuze mwana wawe gusa tuzamenya iyo yarahereye muze rero reka nkurangire iyo abantu babuze bajya gutanga itangazo kuri radio na televiziyo dore biri hari haruguru we zamuka nugerayo uragenda ubabwira ikibazo ufite utanga itangazo nta kibazo radio na televiziyo azahita aboneka nta kibazo bazagufasha urakoze ko ni umukecuru oya aracyari muto sabe hangane muze ngaho mwana urakoze ngaho kangeyo kuri radio na televiziyo urakoze